kuyobera. Ukuvuga ngo Satani we imyuka mibi yose ubundi zamukira mu mwanda, kandi umwanda mukuru mu bwiherero. Ukuvuga ngo umuntu wagiranye igihango na Satani cyangwa se umuntu wese ufitanye imikoranire ya hafi na Satani, washobora kuba utazi gukorana na Satani byafa, ariko nimba uzi kunywa itabi muri toilette byanga bikunda umenya ngo ukuri hafi na Satani, imikoranire yawe na Satani biri hafi, agakonta ashaka wagasenya no kwica ukoko bamwica. Uvuga ngo nimba uzi neza yuko ujya muri toilette ukanywera sigara, ibaze kuba umuntu ari muri toilette akicaramo agafata isigara akarinyweramo rikarangira, kandi uzi umwuka muzamuka muri toilette. Kuko kenshi uzanabicunge ntabwo umuntu wese muri toilette agize nywera wenda no muri za toilette ziyubashye, ari muri za toilette ubona nyine ziri ibihome zimwe babitumye, ugasanga umuntu yateye icyo bita igishahuro ku rukuta, niza kunda kujya mu kubera yuko buriya ngo Satani yavuze ko azakoresha umuntu igishoboka cyose kibi kugira ngo nyine ihiganwe n'Imana. Ni wundi no mugambi Satani afite. Aho usanga nyine iyo umuntu amaze kubikora gutyo ahitaza then akakwereka yuko nta kibazo afite, nyamara uriya muntu karakanya ngo umusembuye uvuye kumwita muri toilette umusembuye ngo no kwica yakwica kubera yuko imyuka mibi ako kanya yose amaze kuyimira, afite imbaraga zidasanzwe. Uri umwibeshye ugasemba umuntu mwaze kunywa itabi avuye muri toilette ukaba yanakwica. Uzabe by'umwihariko umuntu wanyweye waribuze, iyo umuntu yaribuze uzare burya amera aratitira, then ugasanga nyine we amarangamutima ntago ari kubyakira neza, bikanamugora bikanamutonda cyane, ariko yamaze kubona wimva atuje. Ariko ukuriye ubona atuje umwegereye ukamusembura cyangwa se ukamubwira akantu kamukomeretsa no kukwica yakwica kubera ko we yamaze kumira imyuka mibi yose ishoboka. Nimba ushaka kumenya byinshi kujyanye n'itabi ryo muri toilette, kora subscribe kuri YouTube channel ni Rwego kabiri nk'ibisanzwe, nyacya kuri TikTok account Rwego, Instagram Rwego. Mbashimira kwitorera gukomeza kureba video zacu, hari n'utundi dushaka kubagezaho muri iyi minsi. Abanambaje ngo kukimaze iminsi nayo gukora ku by'inkundo muri minsi mahona yo kubigarukaho cyane. Ntago ari uko urukundo amagambo y'umuntu yashize cyangwa se ibyo mvuga ku nkundo byashize, oya, ahubwo ari byo ndi kumanza gutegura kugira ngo nzabivugiye rimwe. Ndi gutegura kugira ngo nzabivugiye rimwe na kamera yagize ikibazo, so ninza rero umenye ngo ngiye kuzira rimwe. WhatsApp.